Gatsibo mu murenge wa Kageyo, akagari ka Busetsa, umudugudu wa Busetsa, umugore witwa Uwamahoro Chantal yishwe n'umukoki wamugwiriye ubwo yari agiye gufata igitoki cyari kimanuwe n'imvura. Abaturage baravuga ko uyu abaye umuturage wa 9 wishwe n'umukoki muri ako kagari. Ibi kandi bibaye mu gihe hashize iminsi 4 gusa undi mugore nawe aguye mu mukoki arapfa muri aka kagari. Nyakwigendera asize abana 4 kandi bakiri batoya. Mu by'ukuri iyi nkuru irababaje cyane, ariko uyu mukoki uri muri aka kagari nawe urumva ko ukomeje kugenda uhitana abantu bagera ku 9 bamaze kuhagwa. Urumva ko ari inkuru ibabaje cyane. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ibihe byiza, ndabashimiye mwese abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu kuri Evangeliste Daniel TV 7. Reka mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino hatandukanye, abari mu Rwanda, mu ntara zacu, mu burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese turabakunda kandi Imana ibaha umugisha mu byo mukora byose. Imana ibagirire neza kandi Imana yite ku mirimo yanyu mukora. Imana igishyiramo umugisha kugira ngo mubashe kunguka ndetse no gukomeza kugenda mutera imbere. Bibiliya iravuga ngo Imana izashyira umugisha mu mirimo y'amaboko yacu, kandi nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Bivuze ngo dukwiriye guhora dusenga ndetse twiragiza Imana kugira ngo ijye ishyira umugisha mu byo dukora byose bya buri munsi, kugira ngo iterambere ryacu ndetse n'ubuzima bwacu burusheho gukomeza kugenda neza cyane. Nubwo Satani aturwanya umunsi ku munsi, ariko nubwo arwana ntabwo anesha. Birashoboka ko waba utameze neza udukurikiranye, ubabaye, utishimye, wagize ibyago, wabuze inshuti cyangwa se umuvandimwe, ariko reka nkubwire ngo ukomere wihangane. Mu isi niko bigenda, ariko ntabwo Imana izakubabaza iteka. Bibiliya iravuga ngo Imana izageraho ikugirire ibambe. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Hanyuma nje kubagezaho inkuru ibabaje. Ni inkuru y'umubyeyi witabye Imana ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane ko yari umuntu w'umubyeyi w'umukecuru wapfuye urupfu rubi cyane. Biravuga ko yaragiye ahantu gutoragura igitoki cyari cyaguyeyo ahantu mu mukoki, hanyuma ngo agezeyo kirakunduka cyangwa se kirariduka kimugwaho, birangira ahasize ubuzima. Muri Gatsibo mu ijoro ryo kuwa 31 z'ukwa gatatu mu murenge wa Kageyo, akagari ka Busetsa, umudugudu wa Busetsa, umugore witwa Uwamahoro Chantal yishwe n'umukoki wamugwiriye ubwo yari agiye gufata igitoki cyari kimanuwe n'imvura. Kandi abaturage bavuga ko uyu abaye umuturage wa 9 wishwe n'umukoki muri ako kagari. Ibibazo bikomeye cyane. Ibi kandi bibaye mu gihe hashize iminsi 4 undi mugore nawe aguye mu mukoki arapfa muri ako kagari. Nyakwigendera asize abana bagera kuri 4 kandi bakiri bato, ndetse ise cyangwa se umugabo w'uwo mubyeyi witabye Imana nawe ni umusaza nyine uri mu myaka yegeye hejuru, kandi bari batunzwe nyine no gushakisha no guca inshuro hirya no hino kugira ngo babone ibyo gutunga abana. Urumva ko ari ibintu bitoroshye. Ariko kandi nanone muri ako kagari ka Busetsa biravugwa ko n'ubundi muri uwo mukoki hamaze kugwa abantu batandukanye. Haraciyemo iminsi igera kuri 4 n'ubundi hamaze gupfiramo undi mugore. Hanyuma n'ubundi urumva ko n'undi nanone witwa Chantal Uwamahoro nawe yapfiriyemo azize nyine uwo mukoki wamukundukiyeho, nabwo birangira ahasize ubuzima. Sinzi wenda icyakorwa kugira ngo uwo mukoki ubashe wenda bashyireho iteme abantu bajya banaba uko bambukiraho, cyangwa se barebe n'uburyo ki baca imirwanyasuri kugira ngo uwo mukoki udakomeza kwiyongera, kuko urumva kuri kugenda utwara abantu mu buryo
butandukanye, ariko hashobora kuba harabayemo n'uburangare bwo kuba batararebye uburyo ki uwo mukoki wasibamo, cyangwa se baca imirwanyasuri kugira ngo here gukomeza kugenda hagurwa n'amazi mu buryo bukomeye cyane nk'ubwo ngubwo buri gutuma abantu bagenda bahasiga ubuzima. Ni inkuru ibabaje rwose. Reka twihanganishe umuryango w'uyu mubyeyi w'Amahoro Chantal, ndetse twihanganisha umutware we, ariko kandi urumva ko uyu musaza akeneye ubufasha, akeneye gufashwa kugira ngo abo bana asigiwe bakiri bato bagera kuri 4 babashe kurerwa. Abantu nk'uko bagiye babitangaza bavuze ko ngo yaragiye muri uwo mukoki amanutse agiye kureba igitoki cyari kiguyemo, cyangwa se bakeka ko ngo ari amazi yari yakimanuyemo, hanyuma aravuga ati ntabwo nareka gutwara kiriya gitoki, wenda njye kuba nagiteka mbona icyo kugaburira abana. Ariko agezemo ngo yamaze kugerayo, hanyuma uwo mukoki nyine harariduka, harakondoka, birangije bimugwaho, ahita abura imbaraga zo kuvamo. Nyine bahageze rero basanga yamaze gushiramo umwuka, hanyuma niko kuhamukura bamujyana iwe, kuko yari atuye n'ubundi n'ako kagari ka Busetsa mu murenge wa Kageyo. Urumva rero ni ugukora ubukangurambaga, cyangwa se kubwira abatuye aho ngaho ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze kugira ngo babashe kuhakora neza, kugira ngo bashyiraho iteme cyangwa se bacukura imirwanyasuri kugira ngo aho hantu uri gukomeza kugenda hacukuka cyane. Kuko urumva abantu bagera ku 8 bamaze kuhapfira n'uyu wa 9, ubwo ni abantu 9 bamaze kuhapfira, hakaba haraciyemo iminsi 4 gusa n'ubundi hapfiriyemo undi muntu. Urumva ko ntabwo ari ibintu byiza pe, birababaje cyane. Ni nayo mpamvu twabakangurira kugira ngo babashe kureba ingamba bafata aho hantu hadakomeza kugenda hashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ubwo rero turabihanganishije umuryango w'Amahoro Chantal, by'umwihariko umutware we ndetse n'abo bana basigaranye igikomere cyo kuba babuze umubyeyi wabo, ndetse bari babayeho n'ubundi mu buzima butari bwiza, kuko biravuga ko n'ubundi batari bishoboye. Urumva ko abo bana bakeneye ubuvugizi kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza, haba harimo imibereho ndetse n'imyigire yabo ibasha gukomeza kugenda neza cyane. Imana rero nibaha umugisha mwese mukomeza kugenda mudukurikirana, Imana ibagirire neza, kandi utarakora subscribe turamusaba kuyikora kugira ngo ajye abasha kureba ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka mvuge ngo Imana nibagirire neza, Imana ibaha umugisha, kandi mu by'ukuri mbasabira umugisha w'Imana, mbashimira mwe mwamaze gukora subscribe n'abandi duha comment bakatubwira ibyo dukosora n'ibyo twongeramo, ndetse bagakanda like, ndetse barangiza bakanasharinga ibiganiro byacu. Biradufasha cyane, bigatuma dukomeza natwe kugenda tubasha gukora kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Ni Dani wifuriza amahoro y'Imana. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.